uba ukeneye kubyazwa umusaruro muri rusange. Imari y'umunsi rero ya none ni ikibanza cyiza cyane kinini kirimo inzu nyinshi, hari kandi uruhande rurimo n'akabare aho ushobora kugenda ugatangira gucururiza, nubwo ibintu biba bimeze neza cyane. Bare irahari hariya, ikibanza kirahari, wagenda ugatangira kubibyaza umusaruro muri rusange. Ari n'amacumbi kandi ndetse naho abantu bashobora kugenda bagatura kuko ni ikibanza kinini cyane. Ni mujyi wa Kigali rwagati mu Kiyovu, gikora ku muhanda wo hepfo n'uwa ruguru, ni ku mihanda ibiri muri rusange. Kikaba gifite ubuso bungana na metero kare 3500. Urumva ko n'ubuso bunini cyane. Igiciro cyayo rero kiyo nyubako n'ibyo bikorwa birimo byose muri rusange, icyo kibanza muri rusange ni miliyoni 500 ziganirwaho, kuko urumva ni metero kare 3500. Kuri miliyoni 500 nyamuneka wagenda ukigurira uwo mutungo utimukanwa. Abari live kuri YouTube ya Nzuri Market murawureba kuko ni ikibanza kinini, kirimo inzu nyinshi, kirimo bare, kirimo aho kubaka izindi nzu, ushobora kugenda ukavugurura nawe ukishyiriramo ibikorwa byawe bitewe n'uko ibyifuzo byawe bibishaka. Kandi kiza nuko ari mu mujyi rwagati yara mu karere ka Nyarugenge mu Kiyovu, ni muri quartier rwose yihagazeho. Niyo mpamvu icyo giciro kitagukanga ugereranyije n'ubuso bw'icyo kibanza, metero kare 500 kuri miliyoni 500. Nyamuneka ukeneye ibindi bisobanuro rero ushobora kubariza kuri 0788 nimero ya Nzuri Market, 0788 48 67 na 0782 aho hose ni muri Nzuri Business Group Limited. Ni nako kandi ushobora kubasanga ku cyicaro cyabo hariya ku Muhima mu nyubako ya Shema House muri etage ya 3. Hanyuma gahunda zikagenda neza cyane, ibintu bikarushaho kuba byiza, tukagira icumbi mu mahoro n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ukeneye kugurisha, ukeneye kugura imitungo itimukanwa, ugahamagara iyo nimero, hanyuma Nzuri ikabigufashamo muri rusange, ibintu bikarushaho kugenda neza. Reka tugaruke mu kanya gatoya cyane, ntujye kure. Iyi ni FM 93 n'igice kimwe. Igitondo cyiza gituma umunsi wose ugenda neza. Iyo umugoroba ugeze, igihe upangira umunsi w'ejo mushya, ibanga ni rimwe: icyayi unywa. Reka kijye nuko umunsi wawe ugenda. Ahantu hafite metero kare 3500, metero kare 3500. Murumva ukuntu hangana, ni ahantu hanini cyane. Kandi noneho akarusho kaho hakaba harimo amazu menshi, hakaba hakora ku mihanda ibiri. No kuvuga ngo hari hejuru y'umuhanda, hagakora no ku muhanda wo haruguru, hakaba munsi y'umuhanda no hejuru y'umuhanda. No hakora ku mihanda ibiri. Hanyuma hakaba harimo amazu menshi yiganjemo irimo amacumbi cyangwa se guest house, irimo ahari bare cyangwa se akabari, hakaba noneho n'ahandi hatuye abaturage, hakaba hacumbikiwe abakozi. Ni ahantu hanini kabisa, hanini. Kandi ugereranyije n'ukuntu hangana na metero kare y'ahangaha mu Kiyovu ukuntu igura, ni ahantu hadahenze kandi harimo n'amazu agikomeye, amazu ushobora kuvugurura akaba yinjiza amafaranga mu gihe utari wisuganya wenda ngo ube wahubaka. Ahantu rero turahagurisha kandi tukagurisha amafaranga atari menshi. Ni mu Kiyovu mu byumve neza, hafite ubuso bwa metero kare 3500 mu Kiyovu ku mihanda ibiri yose, hakora ku mihanda ibiri. Hakaba harimo amazu menshi cyane agiye atandukanye. Narahatembereye ndaruha, twaratembereye turaruha. Urabona hari akabari gafite amabingaro, gafite amashambre. Ni ahantu heza cyane ku buryo uhaguze ukahubaka hoteli, hajya hoteli nziza cyane kabisa, kandi iri ahantu heza. Ushobora no kuhagura nyine ukahakora n'ibindi bikorwa, ukahubaka amapartema. Ni byinshi, ukashyira mu maduka se, ni byinshi cyane kuko ni ahantu heza cyane, nta kintu kitahajya. Yes, reka rero tukwibutsa yuko nawe ushaka kugurisha, nawe ufite umutungo ushaka kugurisha, reka tukwibutsa yuko ushobora kutwegera tukakugurishiriza kandi mu gihe gito gishoboka. Wirindira yuko bagutereza cyamunara niba ufite ibibazo bya banke, niba hari imanza watsinzwe, wirindira yuko cyamunara ziza zitaguhombya.
ahubwo ngwino tukugurishirize nawe usagura amafaranga kandi mu gihe gito cyane gishoboka rwose. Si ibyo gusa rero, nawe ushaka kugura waza tukakwereka ahantu wigurira hatari mu manegeka, hatari mu bibazo ibyo ari byo byose, ubundi ukunguka. Ni nako kandi tububakira. Komeza rero kandi subscribe, tubibutse yuko ahantu hashaka amafaranga make cyane nangahe rero, harashaka miliyoni 500 ariko ziri negociable, cyangwa se miliyoni 400 ariko tukagabanya. Wahakunze rero wahamagara kuri 0788484897 byose biriho kuri screen zanyu, muri kugenda mubonaho contact. Ni karibu cyane, turabakunda.